bari abantu kibabona ari batoye n'ubu ngubu ubona ari ikihe kintu cyagutunguye kuri bo? Imana igira neza buriya iyo mbonye bariya abana nkashingira ku masezerano Imana yambwiye ngo mbabwire, ndetse hari n'abandi bahanuzi babahanuriye, ariko ngenda ndavuga by'umwihariko kuri njyewe ibyo Imana yambwiye ngo wabahanuriye bakiri batoya. bariya ijambo bavuze baravuga ngo Imana itaza ngo ngiye nzaguma muri ADPR, Imana itazaza ati kazansanga naragiye. Njye muntu umubwiye niyo muntu wababwiye ngo muramenye ntimuzapfa kuva muri ADPR. Niwo muntu wabibabwiye. Ntimuzapfa kuva muri ADPR, muzagumemo kandi inyenyeri yanyu izakomeza kwaka, ndetse muzarushaho kugenda kwamamara cyane bikomeye. Sinzi inyihanganire, mfite byinshi byo kukubaza. Vestine na Dorcas bakiri abana batoya, niwe muntu wabonaga afite ubushagarira, afite ubushyuhe bwo kumva ijwi ry'Imana? Vestina we Vestina yarashabutse, yarazi we yarimo bukuru mu gake, yarimo kuri gake ashabutse, azi nyine azi gutoranya kandi ati ni keza ijwi ry'Imana, bakanumva ko biratebeje mu gitondo iby'Imana biratebeje mu gitondo. We mese yagakwizera cyane, yagakwizera cyane ariko baza abana twasenganya amasengesho y'iminsi, umva twasenganya amasengesho amanayiti, amaze kwegera hejuru, kurara mu rusengero, amasengesho ya korari. Uyu munsi ntago wakibarizwa mu itora rya ADPR dukurikije ko tubabona. We iyo bifashe bifata ko batatiye isezerano ry'Imana. By'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakibara, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana, turafite umukozi w'Imana, turafite umuvandimwe, umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu, yitwa Innocent Rungano. Niwe tugiye kubana muri kiganiro, niwe mutumirwa wacu w'uyu munsi. Hashize iminsi itari myinshi cyane hari inkuru isohotse hanze ya Vestina na Dorcas ko batandukanye n'umanager wabo cyangwa se umuntu barebera inyungu z'umuzika wabo. Batandukanye, banditse impapuro, banditse urupapuro ruvuga ko batandukanye nabo ku bushake, batandukanye nawe ku bushake bwabo. Ariko nyuma yaho nk'abantu babyibuka neza, nagiye nkorana n'uyu muhanuzi muri kwana n'imbere yanyu mu bihe bitandukanye, akagenda abwira abantu atari ko niba mukunda bano bakobwa, mukunda bano bahanzi bacu, mukunda bano bana, mubasengere cyane kuko ikintu ni kubona ntago ari ikintu cyiza. Maze iminsi namushatse naramubuze ngo tuze tugane kwa kino kintu, mubwira ko ibyo yahanuye byasoye, kweka abantu batabyumva neza. Icyo kiganiro tugiye kuganiraho ntago menye kubikora kino kiganiro, ariko uyu munsi baye ngombwa ko namuhamaga nkaza nkamubwira ati nyaboneka bya bintu wahanuye byarasohoye, ahubwo ubu kigiye gukurikiraho ni ikiye. Mubaza ati hari ikindi kigiye gukurikiraho, mubaza ese ubundi abyumva gute? Nicyo kiganiro tugiye kuganira. Abantu bari buze kunkurikira neza, muze kubyumva neza, cyaba ari cyo kuba ku murimo w'Imana. Usibye n'ibyo, hari ibiganiro twagiye dukorana mu minsi yagiye itambutse, atubwira ko yasenganye nabo ari abana batoya bagisengera hano i Musanze kuri ADPR Muhoza. Uyu munsi natwe twicariye i Musanze, ni umuntu wasenganye n'abari abana batoya. Imana yabavuzeho byinshi, ibimucishijeho. Imana yasohoje amasezerano menshi, yagiye abahanurira. Imana yakoze byinshi, ari kumwe nabo. Ariko uyu munsi bari mu muzika, baba mu mujyi wa Kigali ndetse n'undi aba hanze muri Canada. Ndavuze ngo reka uyu munsi muganirize, hanyuma nabatindiye cyane reka mwakire. Innocent, ndakwakiriye. Murakoze kunyakira David. Imana ishimwe ko wemeye ubutumire bwanjye. Imana ishimwe himbazwe. Imana ishimwe. Ntago biba byoroshye kubona umukozi w'Imana, ntago biba byoroshye. Hanyuma rero reka ngusobanze dushyire imbere y'Imana. Kadusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kuringirwa ibihe byose, ntawe uzagusumba, urera kandi urakiranuka muri byose. Mana, tela si belantove la kota bila si adrore imla haindome la hob le shaim na haya te ventre de shaim na hay l'entrée de ma ayo shaim na hay imala chantre ve ripu robe shaim na shaim na ha ovela konta si beni mando sidrare. Amen. Hanyuma nongeye kuguha ikaze na karibu kuri Gonarike Plus. Urakoze kumikaze. Ariko nagusaba kanya gato nkabanza ngatanga itangazo ku bantu badukurikiye. Ku bantu badukurikiye, iyo nsoje gukorana n'umukozi w'Imana ikiganiro kiri gusoza, mu kiganiro kiri gusoza ndamubwira akatubwira nimero ye,
twarangiza tukayihereza abantu abadukurikiye bifuza gusengana na bivuze ngo kino kiganiro ugomba kugikurikira. Niba ushaka kuvugana n'umuhanuzi w'Imana, niba ushaka kumva ijwi ry'Imana, niba ushaka kumva icyo Imana ikuvugaho, uri buze gukurikira ikiganiro cyose ugisoza, cyane ko ni umukozi w'Imana. Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi, ari guhanura bigakunda, agasengera abantu bagakira, agasengera inyatsi zikagenda. Impano yose Imana iri kugenda imwemera muri iyi minsi yo kuganiriza abantu kuyikora neza. Iyi Imana iri kugenda imwemera muri iyi minsi ari kubikora neza, ntabwo ari we, ni Imana ahubwo igira ute ibimukoresha. Hanyuma ikindi, niba ukunda ibiganiro tugenda tukugezaho, wakora subscribe, warangiza ugasharinga inshuti yawe wumva ko wifuriza ibyiza, wumva ko yakumva ibyiza, cyangwa se kongera kumva Imana bundi bushyashya. Ikindi mugomba gukora, nabarangira nk'ubu nkanjye kumufatisha byangoye cyane ko mu minsi yashize yahanuye ikintu, njye natunguwe nuko icyo kintu kibaye vuba mu buryo bworoshye, mu buryo bwihuse, abantu batabitekerezaga. Icyo kintu aricyo tugiye kuganiraho cy'abakobwa babiri, Vestina na Dorcas, aho yahanuye ko umwe agiye kujya muri Canada agasanga mugenzi we, kandi nanone bagatandukana n'uwari manager wabo. Ntashatse kuvuga, sindibuze kumugarukaho muri iki kiganiro, ahubwo ngiye kwivugira ku bantu bakora umurimo w'Imana, abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza no kuramya, cyane cyane ku byerekeye muri gospel. Hanyuma rero, ku muntu umukeneye kumwumva buri munsi ku munsi, ku muntu umukeneye kumwumva umunsi ku munsi, yagenda akamushaka ku ijwi ry'amahoro. Nicyo kintu nangiye kubabwira. Aha ngaha biragoye ko namubona umunsi ku munsi, abantu bagenda bamunsaba ku munsi ku munsi, ntago byakunda. Mureke mbabwire, umunsi ku munsi ntago namubona, ahubwo mujye kumushaka ku ijwi ry'amahoro, aba hari kenshi. Manzi nabatindiye, oya, ariko sindabatindira cyane. Mugenda mushaka ku ijwi ry'amahoro, mukore subscribe, mwumve ibiganiro byiza abafite ijambo ry'Imana, abafiteho ubuhanuzi, abafiteho guhugura n'ibindi byinshi. Abantu bagenda badasobanukirwa iby'inzozi, abantu bamurara muri kurota inzozi mutazi, mukarota ikintu ariko ntumenye icyo gisobanura, wanyarukirayo ukumva uburyo niba warose wenda uri kuguruka cyangwa se uri kujya mu mazi. Izo nzozi zose azagenda zigusobanura, aho ngaho agenda akabicishaho akabisobanura. Hanyuma Innocent, ushobora kuba natinze. Geri, tambuka nta kibazo. Geri, tambuka jya mu rugo, uva ku muhanda, sibyo? Natinze Innocent? Navuze byinshi, ariko ntacyo byari bikenewe kugira ngo abantu baze kubyumva, banyaruke ku ijwi ry'amahoro. Ubwo ku ijwi ry'amahoro mumeze mute? Ku ijwi ry'amahoro tumeze neza. Imana yeze umugisha abantu batangiye kureba. Imana ibahe umugisha batangiye kundeba, ni ukuri. Imana ibahe umugisha. Abantu bakunsaba kenshi bakambwira ati David, Innocent arimo umwuka w'Imana. Icyo ni icyambere. Niyo avuga uba ubona ko arimo umwuka w'Imana, arahanura ubuhanuzi bugasohora. Atagiye umuzana buri munsi, Innocent waboneka buri munsi iwanjye. Hari igihe mba nanagiye gusenga. Kenshi nyine burumva umurimo wanjye no gusenga. Gusenga ibyo nkora byose mba ndi gusenga. Nza hano Imana inyohereje. Akenshi abantu badukurikiye, akenshi Innocent aza hano Imana imwohereje. Imana imwohereje n'uyu munsi namushatse nkaze hano, ariko mwumve ko ari Imana yabikoze. Kuko nari namaze no kwiba ko nari buze kumubona, n'ikimenyemene kino kiganiro tukikura mu masaha ya nimugoroba, kandi namushatse mu gitondo. Yego rero bitewe n'ibyo Imana ishaka, nzajya ndaboneka bitewe n'ibyo Imana ishaka ko ntangaza cyangwa se ko ntambutsa. Yego, nzajya ndaboneka David. Gake misiga ko ushoboye, gake Imana izajya inyemerera, nzajya ndaza nkuko namara n'iminsi 3 ntagera, nanga n'iminsi ntagera. Ntusubise waramaze igihe kintu utahagera. Ariko kubera ko Imana ari Imana, hari ikiri ishaka kugira ngo ikampa ngo ngitambutse, nzajya ndaza n'ukuri. Hanyuma mbere yo kugira ngo dutangiye ku bahanuzi wahanuye Vestina na Dorcas, n'ubuhanuzi n'abana wabanye nabo bari batoya, hari abana bato rwose biga gusenga, wabanye nabo kugeza uyu munsi uracyababona uko bagiye bakora, bagiye babona. Mbega ngo tuze ku icyo kiganiro, reka banze twiganirire, tumaze tumenye amakuru yawo. Umeze ute? Imaba y'Imana arakurinze? Filime neza. Ndashima Imana, ibyo gusenga ndabikomeje. Nzabisoza kuwa 6. Ndashima Imana cyane ko igima imbaraga zo kubikora. Buriya ntabwo David abantu bose bashobora gufata ibihe, ariko abandi nabo barimo twebwe, Imana igira imbabazi ikaduha imbaraga zo kubikora, bidutera kwishima no kuvuga ngo Mana warakoze, ko dutera guca bugufi cyane, ko Imana ibiduha imbaraga zo gukomeza gusenga Imana. Harabo byananiye, si bose,
ariko twe ugasanga Imana tugiriye iki imbabazi. Hagiye umuntu ashobora kubyibaza nkava se bundi nge ndinde Imana igirira imbabazi gutya, bikandira guca bugufi cyane no kurushaho kuyubaha. Hanyuma rero maze iminsi nivuga ati nk'abantu ngo twumve, urumva turebe ariko tuniki, kubera ko abantu muri iyi minsi kumva bisigaye bigorana. Wowe ubonye abantu ubona ari cyo kintu umuntu yafasha abantu kugira ngo bagire babashe kumva ikimani bashakaho cyane cyane. Icya mbere burya n'umuntu udashaka kumva, kubona ko atari kumva nawe ubwe we ntabwo aba ashaka kubyumva, ariko umwegeye cyane ushobora gusanga yabyumva ko ari Satani ushaka kujya gute kumunyaga. Bivuze ngo twebwe tuba dushaka kumva, ariko Satani akakomeza akadutera imijugujugu. Satani agakomeza kubateraho iki imijugujugu. Twe icyo twakora ni iki? Erega niba Imana yarantoranyije, ntabwo yantoranyije ngo mbu wa karitsiye, umuhanuzi wa karitsiye, umuhanuzi w'umurenge, umuhanuzi w'akarere. We nka gutya tukora ikiganiro twicereye Musanze. Yego. Innocent atuye Musanze. Yego. Ubanze mu byumve neza ni Innocent w'i Musanze. Yego. Ukahita wibera umuhanuzi w'i Musanze. Ibyo ntago Imana ntago ibyo ngibyo Imana ntago Imana ntekereza ko ni nako bimeze. Ntabwo umuntu aba umuhanuzi w'i Musanze gusa, cyangwa ngo kuvuga ngo ni pasiteri w'itorero rimwe gusa. We nka ucyawe pasiteri wa ADPR, nimba ari umushumba azabazwa intama, Imana izamubaza intama yayoboye, izo yagiriye inama, izo yashumbye akazishumba neza, Imana izamubaza n'izo yavunnye, n'uwo yabatuye mu byaha Imana izabamubaza. Rero ntabwo umuhanuzi aba umuhanuzi w'isi yose muri rusange, ntabwo aba umuhanuzi w'umurenge gusa, w'akagari gusa. Njyewe niyo mpamvu iyo ndi gusenga nsengera abo nzi, nkasengera n'abo ntazi, bampamagaye cyangwa se dufitanye gahunda, nabo tudafitanye gahunda, nkavuga ngo hari abantu bashaka gukira ubu burwayi bw'ibyaha runaka, ariko imbaraga zabo barabyifuza ariko bakabura imbaraga zo kubireka. Abo ngomba basengera isengesho. Niyo mpamvu kenshi niyo niyirije, ntabwo njya niyiriza mvuga ngo ngiye kwisengera. Ni ukuri pe David, njyewe nsengera abandi. Buretse gatoya, oya ako kantu reka tubanze tukumve neza. Aya masengesho ukora ngiye kinini tuganira, ubu uri mu masengesho yo kwiyiriza, ay'iminsi 3, nk'ay'iminsi 2, nk'ay'itanu, ay'irindwi. Ntabwo uri gusengera ibyifuzo byawe. Oya, ntabwo ngiye mba ndi kwisengera, bandi gusengera abandi ndetse cyane. So uzarigenda no amasinazite, ariko bigeze nyuma ndasenga Imana, amasinazite aragenda. Kurara nicaye kenshi, umuyaga ukankubita, ariko kuko iyo umuntu azi icyo akorera, azi uwo akorera, ntabwo abyivovotera. Amenye azi shebuja we, uburyo akoramo ibyo yanga n'ibyo akunda, ntabwo amwivovotera. Ntabwo nshobora kwivovotera ngo none ngo imbeho, oya, ntabwo nyambyivovotera, kuko nzi ko iyo ahembye ahemba neza, uretse no guhemba azampa n'ubugingo, azagwa n'ubugingo. Yego. Rero ntabwo ngeyo ndi gusenga nsengera abantu, kandi ntabwo njya ndobanura, kuko barabizi abantu bose, ababizi n'abatabizi. Wenda nabo bashobora kureba ikiganiro bakabibona. David, ngiye nta muntu ndaka amafaranga amusengeye, nta nubwo bizigera biba kugeza igihe Yesu Kristo nyine, kubera ko hari abantu benshi basenga bakavuga ngo bari kuvunikira ubusa, ngo kubera iki? Ngiye kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira. Ubundi ahangaha twicaye ni ku isi. Reka tuvuge kino kintu. Hari umuntu umwe mpetse gusura, nsanga abantu bari kumuhamagara ngo basiko bari kumuhamagara ngo usukumwe ngo mbasengere gusa, nicyo bakora. Avuga iryo jambo, ararivuga. Ibaze rero ibyo ngibyo ntago ubundi ikigaragaza. Mbese ngo uyu muntu ka kumpamagara ngampamagaye keje so kumusengera gusa, buri gihe ntawe aranyasamaniza ngo ndi kumusengera, hari nicyo yakora. Karute bundi niyo David umuntu batamuhanurira, umuhanuzi batamuhanurira cyangwa se ngo bamubwire ngo yihane, ariko buriya umuntu ashobora kuba hari ugukorera Imana, hari ugukorera Imana no gukorana, hari gukorera Imana no gukorana, hari gukorana n'Imana, hari no gukorera Imana. Rero ni ibintu bitandukanye. Hari ukuntu umuntu ashobora gukorera Imana ariko adakorerana nayo. Rero abantu wenda banabyumve, kenshi umuntu ashobora guhanura ariko adakorana nayo. Rero niyo mpamvu kenshi ikigaragaza ko umwuka w'Imana wavuye ku muntu, si ngombwa kumuhanurira no kumwereka, ahubwo iyo ugikora ibyo ukora nko gusengera abantu, ukabikora mu nyungu zawe bwite, ukumva ko wabona inyungu zawe bwite mu buryo bwihuse, nyine mu buryo wirwanyeho, icyo gihe umwuka w'Imana aba yaragiye.
niba udafite umwuka w'Imana, niba udafite muri wowe niba utakifite umwuka w'Imana ugucaha, wumva ugize ikibazo, hano ndahemutse, sinagombye kubikora gutya, ntago nakagombye kubabaza iyi ntama gutya insanze, ntago nakagombye kuyibwira nyishingura insanze ngo nyisengere, ntago nakagombye kuyibwira ngo ariko buri gihe muri kumpamagarira. Oya, bafite uburenganzira igihumbi bwo kumpamagara uko bashaka, n'aba ndi mu bintu runaka, n'aba ndi gukora ibiki, nkabasobanura bati mwihangane, ndimo gufasha abandi, uwo nzaguhereza iki gihe n'iki ngiki, nyiri ukababwira neza. Biravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, kandi rikambwira ngo gusubiza nyine ejo guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza rikabyutsa iki? Umujinya. Hari igihe ushobora kubwira umuntu nk'uyu, ubanda abaduhamagara benshi ntibabakijwe pe, hagiye bavuga ati ibi byaha nanjye ese nabibabarirwa, ese nanjye nshobora kuba umuntu wababarirwa izi ngeso mbi nkazireka. Oya, n'abantu baba badukurikiye hano bivuge neza, arijya guhamagara ariko bwata ase koko kora ngo numvise ngo umukozi w'Imana no umuhanuzi, reka mpamagare ndebe kari we byanyabyo. Ninsanga ari byo bitewe nuko aravuga byonyine, birantera guca bugufi nda nanjye nihane, kuko gukizwa ndabona ari byiza, kandi ibi byaha ndimo birandemereye. Yaguhamagara wamubwira ati ariko mu bundi mwabwe muri kuduhamagara, azahita avuga ati ntabo mu nzu y'Imana, ntabo hanze. Ni kwa kundi umukozi w'Imana avuga ati ni umuhanuzi kirimo, wenda urugero nkawe Innocent uri mu bahanuzi bakeya bagikoreshwa n'umwuka w'Imana. Bintera guca bugufi David, ndetse no gutinya. Oya, ngiye kamivuge n'abantu badukurikiye, Innocent mu bantu bakeya Imana igikoreramo. Imana igikoreramo, bahanura ibintu bigasohora, basengera abarwayi bagakira, birukana inyatsi zikagenda, basubizemo abandi ibyiringiro mu gihe abandi baje bakabakoramo iki? Ibyiringiro. Yego. Bintera guca bugufi nkanashima Imana, havuga ngo Mana warakoze kungirira imbabazi n'icyizere. Bintera guca bugufi. N'abantu bagenda batwandike muri comment, iyo mwebwe mubonye Innocent mutubwire, mumubona mute? Yokuri pe, batwandikire. Hanyuma Innocent, reka twitangira ikiganiro cyacu, sibyo? Yego. Numva ibyo byaba by'ingenzi cyangwa se byaba byiza kuruta, reka twitangira ikiganiro cyacu. Nifuje ko uyu munsi tuza kuganira ku bashuti bawe Vestina na Dorcas, nkuko naguhamagaye ngakubwira ati se wamenye ibyabaye, kambwira ati byagenze gute, ngakweza karinki kugeza ubwo bibonye, kavuga ati bimeze bike. Hanyuma reka manze ngugare mu minsi ya kera, mbega ngo tugere uyu munsi batandukana manager wabo, kamanze ngugare mu minsi ya kera. Mu minsi ya kera bari abantu kibabona ari batoye, n'ubu ngubu ubona ari cye kintu cyagutunguye kuri Vestina na Dorcas, nyine bongera bakore mu minsi ya kera. Ugisengana nabo bafite imyaka ingahe? Ntango nzimya hajya bafite imyaka ingahe? Umwe afite 15, barafite 15. Hafi aho 15. Umwe afite 15 gutyo, umukuru. Umwe 15, mbese bari abantu ubonaga banangana, bajya kureshya. Kuno mu rusengero twantu bazaga ku gicaniro, bazaga kubona none abasore ni impanga. Aha, nicyo kintu cyagutuwe kuri Vestina Dorcas ukurikije ko Imana yagiye bavuga. Bo nshingiye ku Imana yabavugagaho, nta cyantungura cyane kubera yuko Imana ivuze irasohoza. Ahubwo David, nta kintu cyantungura kubera ko ibintu Imana yagiye ivuga nyine ni nko gutungurwa, ni nko kubona ushobora kureba umuntu mu mubiri, sibyo? Kuko ngewe nkawe David ushobora kumureba mu mubiri. Vestina wari uzi kera, Dorcas wari uzi kera, kuntu bari bameze, ubuzima butaryoshye butameze neza cyane, ubu ngubu bakaba bari kurira indege uko bukeye n'uko bwije, ubuzima bukaba bumeze neza. David, buriya uzi ko Imana igira neza. Buriya iyo mbonye bariya abana hashingira ku masezerano Imana yambwiye ngo mbabwire, ndetse n'abandi bahanuzi babahanuriye, ariko ngenda avuga by'umwihariko kuri njyewe ibyo Imana yambwiye ngo wabahanure bakiri batoya. Nyuma nkababwira ati ariko muzitonde, muzakomeze gusenga. Barari ijambo bavuze baravuga ngo Imana itaza ngo ngiye nzaguma muri ADPR, Imana itazaza. Ati kazansanga naragiye. Nje muntu mubwiye niyo muntu babwiye ngo muramenye ntimuzapfa kuva muri ADPR. Niwo muntu wabibabwiye. Ntimuzapfa kuva muri ADPR, muzagumemo. Kandi inyenyeri yanyu izakomeza kwaka, ndetse muzarushaho kugenda kwamamara cyane bikomeye. Rero muzahagume, ntimuzahave. Ibaza no kuri kw'Imana. Buri Imana igivuga gutyo kubera impamvu hari icyo n'Imana ishaka, sibyo? Urura mwana Vestina irevuze, ndavuga ati waho, ati nzaguma muri ADPR, ati Imana itazaza ikagira gute ikambura. Buriya
ushobora kuba ahantu Imana irakugeneye imyaka 6 wahava mu myaka 5 ikagera ikaza kukurega asanga wavuyemo. Mbese nk'ubu Imana yabaga imaze gucishamo nka message yabo byongeraga ko kajama kavuga ati babwire nanone bazagwe muri ADP babemo umugisha wabo uracyahari. Rero ubundi Imana yivuze ngo imyaka 4 ubukambitse aha ngaha ubundi abisirayeli baravuga ati mugomba guca ingando hano mu myaka 2 cyangwa se mu mezi 5 mugomba guca ingando aha ngaha nyuma y'amezi 5 muzagende ariko mwamaze kumana amezi angahe 5 kugira ngo dukomeze tubane. Wenda sinzi inyihanganire mfite byinshi byo kukubaza. Vestine na Dorcas bakira abana batoya niwe muntu wabonaga afite ubushagarira afite ubushyuhe bwo kumva ijwi ry'Imana. Ni benshi cyane ariko Vestina we Vestina yarashabutse yarazi we yarimo bukuru mu gake yarimo kurwa cya ashabutse azi nyine azi gutoranya kandi ati ni keza ijwi ry'Imana bakanumva ko biratabije mu gitondo iby'Imana biratabije mu gitondo we message yagakwizera cyane cyane bikomeye. Vestine Dorcas nawe agiraga kwizera ariko nyine umuntu wabonaga wagira ngo asa nka atuje mu kuntu cyane rimwe na rimwe ukaba wagira ngo ntaga nafashwa yanagupinze ntago ari kubyumva neza ariko nabakanabyumva ariko bazara abana twasenganya amasengesho y'iminsi umva twasenganya amasengesho amanayiti amaze kwegera hejuru kurara mu rusengero amasengesho ya korari bagataha kare ariko bari nyo babana rayo kumva umutase saa 8 muri korari ariko ewana David amasengesho arakora pe. Hanyuma seka tugareke kwa kano kantu ikimana yamubomaraga imaraga gucishamo message yabo kanakubwira ati ariko babwiye ati nimuzave muri ADP. Uyu munsi ntago wakibarizwa mu itora rya ADP dukurikije ko tubabona we iyo bifashe bifata ko batatiye isezerano ry'Imana. Oya ntabwo ubundi ntago rwango no gutatira umurimo isezerano ry'Imana kuvuga ngo David butuvugana papa wafite umurima i Kigali isambu i Kigali reka mvuge wenda n'urugero ndi gutanga rwiza ufite inzu i Kigali ukagira indi Gisenyi ukagira indi Musanze ukandigira indi muri Kenya ukagira indi muri Amerika izo nzu zose ari za papa wawe n'urugero hanyuma ukajya kurara mu nzu y'i Musanze ntabyo wangirije ntabyo uhungabanyije byose ni iby'umubyeyi wawe byose nta na kimwe akubuza kugira gute kujya ntanza kubuza kujya guturamo icyo akubuza gusa no kuyangiriza. David wageze ngo se umubyeyi wari cyo gutwara hari cyo bawishe se. Rero umubyeyi wacu numwe n'Imana izi nsengero zose ya madini yose musengero muri rusange n'ay'Imana mwangirikana azaja mu ijuru ADP azajya mu ijuru Mudiva azajya mu ijuru Muyeva azajya mu ijuru n'andi madini yose Mukatorika azajya mu ijuru n'andi madini yose ariko uzakora ibyo gukiranuka akirinda sibyo. Rero kuba yava muri ADP akajya muri indi dini sibyo aho ngaho wenda ntibivuze ko ari umwana wo kurimbuka ntibivuze ko ari umwana wo kurimbuka ntibivuze ko ari umwana Imana itazi aciwe mu ijuru ntibivuze ngo bra David dushyireho umuco kuri iki kintu ADP si mu ijuru Dezabi ntimwijuru si mu ijuru Abadive si mu ijuru Abakatorika si mu ijuru amadini yose ni Imana yaremye uzakora ibyo gukiranuka muri dini asengeramo wese azabona ubugingo buhoraho. Dorcas n'Vestine iyi couple imwe ko baravuye muri ADP si igishushanyo mbonera cyuko Imana ibataye si igishushanyo cyuko ikimbonera cyuko ijuru batazaribona si igishushanyo mbonera cyuko ubwami bw'Imana bubagiye kure oya ahubwo igihe cyose bazatandukana n'ubwiza bw'Imana bakora ibihabanye n'iby'Imana ishaka icyo gihe bazaba bakoze amakosa bakomeye no kuvuga ngo bavuye muri ADP bagiye muri itorero none se nta abashumba bava mu itorero rimwe bakajya gushumbira itorero Imana irabaca. We n'umuntu ashobora kwita nk'umuntu wadukurikiye akahita avuga ati barenze kusezana Imana yabahaye yarababujije kuva muri ADP kuvuga ko yababwiye ngo
umugisha wawe uri ahangaha muri ADEPR, sibyo? Muzabe muretse kugenda muguma ahangaha. Numva ngo muzabe muretse kugenda bitandukanye no kuvuga ngo mube ahangaha mirere na mirere. Kandi ikindi kuba yarababwiye ngo ntabwo turi gusesengura imvugo y'Imana, ngende kuvuga uko yabimbwiye. Kuvuga ngo mube muri ahangaha hari umugisha wanyu hari ineza ihari, mube muri hano, sibyo? Bivuze ngo ni nk'uko umuntu yakubwira ngo ntegereza ahangaha hari ibyo ndi bukuzanire, ariko nimara ntegereza ahangaha hari ibyo ndi bukuzanire. Bivuze ko ari bukomeze. Vestina na Dorukasi umugisha w'Imana, none se ko Imana yasanze bari gusenga, ubundi Imana yababwiye ko igihe cyose bazareka gusenga nibagume muri ADEPR bakomeze basenge, umunsi bazareka gusenga, sibyo? Imana izababura. Umugisha wabura ahangaha mu nzu y'Imana. Ntabwo uvuga ngo kubera ko ari muri ADEPR umugisha wabura ahangaha ni mu nzu y'Imana umugisha waburi. Ntabwo uvuga ngo none ngo kuba bavuye muri ADEPR ngo ni intuza ngo ni isezerano bisha hagati y'Imana n'Imana. Oya, ntabwo uvuga ngo bise isezerano ry'Imana. Umugisha bawuri mu nzu y'Imana. Umuhamagara umugisha wari mu gusenga mu gukorera Imana. Nicyo byashaka kuvuga. Impamvu Vestina yavuze ngo nzaguma muri ADEPR ngo ntazagira gutyo umugisha ukangonga Imana ikansiga. Yashaka kuvuga nuko abantu wenda bashaka kubyumva ukundi. Yashaka kuvuga ngo ngiye nzagumya gukorera Imana, Imana itazaza kumumugisha igasanga ndi mu byaha. Ibyo ngibyo bigatuma Imana igira gute indeka. Rero bo baracyari mu muhamagaro, baracyari mu isezerano, baracyarimo neza. Ntago byavugaga ngo nibava muri ADEPR nibava, oya, aho ko yaravuga ngo Imana ngiye nzaguma muri ADEPR, mandi magambo nzaguma mu murimo w'Imana itazazi kagira gute ikanseka. Abantu banabyumve neza. Hanyuma hari n'abantu babafatiye babakandira agakano babwira ati ese ko babana bigume kuri ADEPR bakabatandukanye n'umuntu wabanaga nabo, ese hari bazajya gusaba imbabazi ADEPR basuye muri ADEPR? Vestina Dorukasi bakoreraga Imana, ntabwo bakoreraga itorero, bakoreraga Imana. Itorero n'umuryango, kuko nshobora kuva nabivuze nkava mu murangirikani nkajya muri ADEPR, cyangwa nkava muri ADEPR nkajya muri angirikani. Itorero n'umuryango, kandi aho wajya hose itorero ryakwakira. Twe turi kuvuga nk'abanyamugore, turavuga nk'abanyamubiri. Ikindi kandi Imana yavuze ntabwo bashobora kujya kuvuga ngo baraja gusaba imbabazi ngo umuntu subiramo neza ko narubivuze, baje gusaba mu itorero rya ADEPR imbabazi ngo bagarukemo. Ntabwo basubira mu mbabazi mu itorero rya ADEPR kujya gusaba imbabazi, kuko ntabwo bakoraga ADEPR, bakoraga Imana. Kandi ikindi barasaba Imana imbabazi bakoze iki? Ni cyo cyabakoze. Reka dukomeze reka dukomeze icyo ndi kuvuga. Gusa umunsi bazanywa inzoga bakajya mu bagabo bakagira gute, icyo gihe bashobora kuzagenda bagashaka abatambyi bakabasengera bakakuraho uwo muvumo. Ariko igihe cyose aba bana kuba batandukana n'ura manager wabo managingaga, ni nkuko umuntu ashobora kugufata akaboko akakwambutsa ikiraro. Ubu ngubu abantu twatangiranye banadufashe ntabwo tukiri kumwe nabo, natwe twafashije ntabwo. Nicyo kintu nangiye kugeraho imbaza, nta kibazo. Icyo nicyo kintu nangiye kugeraho. Hanyuma Innocent, mu minsi yashize twakwanye ikiganiro, nibuka neza abantu badukurikirana no kuri Gonareke Plus, iki kiganiro mwacyumvise. Innocent avuga ati aba bana bagiye gutandukana n'uwabacungiraga inyungu zabo, ariko nanone ngo Dorukasi agiye gusanga Vestina muri Canada. Hanyuma uyu munsi hari amakuru amwe natangiye kumva ko nuza Dorukasi yasanze Vestina muri Canada. N'ubuhanuzi bwasohoye vuba byihuse pe. Innocent, y'Imana ivuze ikintu nk'iki kakihutisha, kandi tumenye ko imvugo y'Imana kari igihe igitinda mu kuntu, wowe bifata gute? Imana ivuze imvugo yayo ikayihutisha cyane, bivuze ngo aho ko n'abantu babyumviraho muri iyi minsi, nta nubwo ari iminsi n'ibindi bihe byose, Imana iri gukora yihuse. Niba ari ugutabarije vuba, niba ari no guhanigiza gute ije vuba. Dorukasi rero we Imana yarabivuze kandi nibyo ko agiye kugenda. Ushobora gusanga Imana yaremeye ko uyu muraba ubaho kugira ngo imucire inzira yigendere vuba vuba. Asa nkaho none se David yaririmba kuvuga ngo agiye kuririmba indirimbo cyangwa se ngo agiye gukora indirimbo muri ibi bihe nk'ibi ngibi. Hari ukuntu Imana igira gutya ikavuga ngo reka nsoze icyo navuze, abana yigendera musangeyo. Ikindi cya kabiri, uyu manager wabo ndabigira gutya batandukanye kugira ngo baze guhura n'andi maboko nagize gute nateguye. Mu buzima busanzwe hari uburyo Imana itegura umuntu. Irene Imana yamuzanye mu manager wabo, Imana yamuzanye
atari kuvuga ngo ni umwadeperi, nta n'uzi idini rye atari kuvuga ngo ni umwadeperi, ni umuntu ntabwo twite ku dini ngo tubimenye ngo ni ibiki, ariko Imana yaramukoresheje kugira ngo bariya bagere ku nzozi zabo, bagere ku bisubizo byabo, ariko hari ahandi Imana ishaka kuzagira gute kuzabageza. Rero Irene yabaye nk'intangiriro, nk'intumwa y'Imana kugira ngo baze kugera ku cyiciro kimwe Imana yateguye, hanyuma nahabageza Imana yitiza n'undi wa kabiri abageza ahandi Imana yashaka kujya gute ko yabageza. Yego David, rero bigomba gusohora, Imana ikuhutisha amasezerano mu byiciro byiza gute bitandukanye. Icyiciro kimwe kirarangiye, ikindi cyiciro cya kabiri rero kigomba gukomeza. Bivuze ngo ntabwo bigiye guhagarara hariya. Oya, ntabwo bihagarariye hariya, kuko Imana igiye kuzana undi, igiye kuzana hanyuma n'uwari manager wabo, Imana ikongera ikamubwira ngo rero nibi ngibi ntabwo byari byakarangiye neza, bikorere hakurya, bigirire hakurya. Nanga se Imana ikabwira manager wabo hari abandi bantu Imana yateguye bazanyura mu biganza bye, bakajya kuca mu biganza bya Irene, reka tumuvuge mwihangane, mu biganza bya Irene, Vestina na Dorcas nabo bagafatwa n'andi maboko, ubuzima bugakomeza. Baririmbaga mu Giswahili no mu Kinyarwanda, ubu bagiye kuzajya bakora indirimbo zo mu Cyongereza no mu Gifaransa. Nabyo biri mu masezerano, nabyo biri mu masezerano yabo, banabimenye. Gerageza tubwire isezerano ryaho ryagutse. Nuvuga ngo bundi njyewe naje hano sinzi mutumye nanabivuga vuba, ariko ni cyari igihe cyo kubivuga, nuko inda mbivuze mu minota ya mbere, ariko nuko mu buryo bwagutse Imana irashaka kwagura bari abana mu buryo budasanzwe, kuko ziriya message zabo yego translator zirahari, ariko zumvwaga n'abanyarwanda n'abavuga Kiswahili bamwe na bamwe kuzihindura. Rero Imana irashaka kugira ngo, kuko message hajye umunsi ushaka kuririmba indirimbo y'amazamuka ukayishyira mu Kiswahili ari y'amazamuka, n'uvuze Kiswahili akayivuga mu buryo bw'amazamuka, ariko hari indi ndirimbo Imana yateganyije kuba y'Igifaransa yihanisha abantu, cyangwa mu Cyongereza yihanisha abantu. Imana ikavuga ngo aba bana igihe kirageze, reka mbajyane aho nabateguriye bakora indirimbo z'Igifaransa n'Igiswahili, kandi nako n'Icyongereza. Ndakubwiza ukuri mu minsi iri imbere ibi niyerekwa ryaje ribagenewe, ndetse n'abantu benshi bakomeza kubasengera. Kuba batandukanye si ikimenyetso cy'uko Imana ibataye, si ikimenyetso cy'uko Imana ibaretse, si ikimenyetso cy'uko Imana ibasize. Sirzo ngiye Imana irambwiye, kuba yarambwiye ngo bagiye gutandukana, nge nakomeje kubasengera, ariko mwuka Imana ambwira ko ivuga butumwa rigiye gukomeza, nubwo bagiye gukomeza guca mu bintu bisa nko bitoroshye. Ko naje kubona ko na Dorcas ngiye kubona mbona nawe akoze ubukwe arashatse, ariko Imana gahunda ifite no kugira ngo bakomeze baramye Imana, bahimbaza Imana mu buryo bw'indirimbo z'Icyongereza, mu ndirimbo z'Igifaransa, kandi ibiterane Imana igiye kubategurira bazakoresha mu gihe runaka. Gusa uku kwezi kwa karindwi ukwezi kwa munani bakomeze babitega, hari imirabi nyine Imana iri gushaka kugira ngo ikemure nibi byose Imana igiye kubanza kuvanamo. Hari ikintu kidasanzwe Imana iri gutegura kuri kiri, abantu bose bazaca amatwi, bazacura injereri. Yego, hari ikintu maze kuvuga cyangwa se nkunze kuvuga, ngo nta kintu Imana ikora mu gihombo. Nta kintu Imana ikora mu gihombo, nta kintu Imana igikorera mu gihombo, kandi bari abana ni abana b'Imana izi, kandi ikindi ntabwo umuntu w'Imana Imana ishobora kwemera ko apfa gutyo gusa, impano ye ngo inyenyeri ze ngo zizime gutyo gusa, ntibishoboka. Izatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwa bari abana. Rero hari igihe umuntu yarambaje ngo naze ko wasenze ko bagiye kuzima, ko wavuze ko hano ngo bagiye kuzima, ngo bagiye kugira gute. Imana nyine yarabivuze, ariko twe tugomba gukomeza gusenga Imana kugira ngo inyenyeri zabo zikomeze gute, Imana bagaruke inyenyeri zabo zikomeze kwaka mu buryo budasanzwe. Rero Imana yabyemeye ko bakomeza, kandi Imana yumvisha amasengesho yacu. Imana ishimwe yuko bagiye kongera kugirirwa imbabazi n'Imana, ko bagiriwe imbabazi n'Imana, bakaba bagiye gutera indi sikariye irenze iyo guhagarara kuri indi esikariye irenze iyo bagize gute bari bahagazeho. Yego, aha ugiye kureba usanga ikosa rikomeye Vestina na Dorcas kuva icyo gihe cyabo, urabazi bari batoya ukuntu bagiye bazamuka, usanga ikosa rikomeye bakoze ari ririhe? Ikosa bashobora kuba barakoze, rega n'abantu ntago ari bamareka mu buryo batakosa, gusa riratandukana, ukuntu batandukanye. Yego, turabyemera ko Imana ishobora kugira gutya abantu bagatandukana igihe cyageze, kandi koko n'Imana yabishatse kugira ngo batandukane. Hari kuzaho icyo bita gushimira, kandi nubwo abantu bavuga ngo wenda
ibintu ntabwo byagombye kugenda gutya ngo yaragize gutya unashobora kuba wenda mwagirana ibibazo bimeze gutya ariko mbere na mbere utangira kuri source ahantu biba byaraturutse cyambere gushimira Imana ndetse no gushimira umuntu Imana yanyujijemo ntinangire umutima kugira ngo ababere ikiraro bambuke bagire hakurya bari gushimira bakirengagiza ibyabaye byose bagashimira barashimiye bavuga ati uyu muntu wadufashije atugejeje kure oya gushimira David gushimira ntabwo tuvuze ngo wenda ngashimire ngabahe ngo bategure ngo bake ngo bategura amamodoka meze ngo bamuhereze ngo imodoka ngo nkakado bashimira sibyo ariko gushimira ntekereza ko bari barakora n'igitaramo cyo gushimira uriya muntu wabafashije Irene bati tujye gutegura igitaramo cyo gushimira Irene hanyuma n'impano tuzitange tunashima n'Imana dutegura igitaramo n'impano tuzitange dushimira uyu mubyeyi Irene ntabwo dutandukanye mu buryo wenda Imana yemeye ko dutandukana ariko twewe natwe mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umwuka turakora ibingibi no mu buryo bw'umubiri turakora ibingibi hanyuma batange na message mu bantu bose bisi babakunze bari bagize gute bari babakurikirana uyu munsi wa none ubona Vestina na Dorcas ariko kimakwiye kwitaho cyane no gusenga nta kindi bagomba kwitaho cyane no gusenga ikindi abantu babahamagara benshi babagira ngo twe twabishobora kubafasha ahangaha muje muri Canada turabafasha turagira gute ni na message ndi kubahereza Imana yavuze nuko wenda ndabivuga mu buryo buri expand cyane abantu babyumve bwagutse abantu babyumve ariko iyi message irareba bo nuko nibanagerayo abantu bakavuga ati twabamanaginga byashoboka twabagira gutya tabahita birukanga basenge bakoresha umwuka w'Imana basenge aho hanyuma Imana bayobore ku muntu nyawe kuko ushobora kugira gutya kuko Imana ivuze ngo izadutabara ntabwo ivuze ngo amafaranga yose azaza tutazi yaturutse ibikorwa byose bizakorwa bidukore tutazi uko bidukorewe utete turi kwirukanga ngo tubifate ukuva Imana irambwiye ngo ndambara ngo mbonye costume ntazi ko bayitongereye ngo mbonye amafaranga ntazi ko avuye mu bapfumu no mu biki no mu myuka mibi ngo mbite nyakira ntazi uburyo ajemo ngo mbite nyafata oya kuba Imana ivuze ngo izantabara bivuze ngo ngomba gusenga umuntu yavuga ngo ngiye kungira neza kanahita musengera Mana uyu muntu ugiye kungira neza bimeze bite kugira ngo ataza kungira neza ari n'igitambo ashaka kugira gute kuntambamo rero icyo gihe iyo usenze Imana yavuga ngo byemere ni umwohereje cyangwa se byihorere sinjye umwohereje nabo rero basenge bazamenya umuntu nyakuri Imana yohereje uwo muntu azabafasha ageze ku nzozi zabo ariko nibadasenga bazahura n'umuntu aho kugira ngo inyenyeri irushaho kwaka aho kwizera irushaho kuzima birangire ariko icyiza nuko baba maso bagasenga nagire komeza kubasengera kenshi njya nkunda kuvuga ngo umuntu w'Imana niba umusirikare ashobora kurinda abaturage batuye igihugu kandi wenda nta na mama wagira nta na papa wagira nta na mukuru wagira nta n'umurumuna wagira kandi akabarembana n'umutima wose ngiye rero ni ngomba kubasengera ntitaye ko wenda ngo twagira gutya turavugana ngo gutya na gutya ngomba kubasengera mu buryo bwose bushoboka nkiyiriza ku bwabo hakomeza nkahamagara ijuru Imana ikabagira neza sinaba gusa ngomba no gusengera famiye yabo ngomba gusengera mama we ejo bundi ndashaka gushaka mu menza nzamusengera nawe ndaza kumuhamagara nzamubwiye tuzafatanya ibihe byo gusenga tubasengera hanyuma ku bantu bari ari abakunzi babo reka tureke kureba ku bafana ku bakunzi babo ni nk'igihe kintu abakunzi babo bagomba gusiganwa kugiye mu bindi bintu twaganiraho tuve no kuri kintu cya Dorcas Vestina twewe rero abantu twewe muri rusange tw'abantu b'Imana abantu dusenga twamaze kumenya nuko tugomba gufata umwanya uko nimba baratanga ibyishimo mu bantu bakanezerwa n'Imana ikanezerwa imitima ikabohoka y'abantu benshi turakwiye kubasengera byikubye inshuro twasengaga twe bwacu kubera yuko niba twebwe batangaga ibyishimo bagasenga abantu bakabohoka bakagira gute turakwiye gufata ibihe tukarira tukavuga ngo Mana izi ntama zawe komeza uziba hafi uzagure uzihishe uzirengere kubera yuko Satani ashaka kugira ngo abazimishe kandi message batangaga ni message zikomeye rero nk'abakunzi babo nk'abantu nyine twabakundaga muri rusange titubaveho ahubwo tubakunde byikubye twereke Satani kagomba gukorwa n'isoni ko bari abana b'umugisha ari abana b'ubugingo kandi batoranijwe urare David Yesu
bari abana bari kubabaza satani, bari kubaza satani mu buryo bukomeye bwose. Barasa bagize ngo iyo Yesu aza ari kuba nk'uko abantu bashaka bari kumubamba, reka rero satani impamvu ari kwemera ko ari gushaka kuzana utuntu tw'uducabiranya kugira ngo ibintu bizambeho, ni uko azi ko banyeganyije indebe ya satani y'abadayimoni bagakwira imishwaro. Rero niyo mpamvu satani ari kubarwanya. Natwe rero turari kugira ngo tubasengere bakomeze gukomera, bakomeze bagire gutye, kandi umwuka w'Imana akomeze kubazaho. Niyo satani yagira ngo abatera bashake kugira kubahemukira ngo abababaze, ntibivuze ko ntabwo ari Imana, ntabwo ari abamarayika bo batakosa. Davirega natwe twese turi abantu twakosa, ariko tukavuga ngo Mana ahangaha tubabarire cyane. Twakagombye gufata iminsi 3 dusengera abandi n'abandi, nubwo wenda tutafa iyi minsi 3 twagombye kuyifata, nubwo turuvuga ariko se Imana twende uzaduhemba ryari. Abantu benshi bakabata Imana uzaduhemba ryari, ariko ntibikwiriye ko wenda twabikora gutyo tukavuga ngo Imana tubabarire. Hara tujya tuvuga ngo Mana tubabarire kubera ko natwe ubwacu twavuze ngo Mana kubera iki iminsi 3 iminsi 7 iminsi 8 kuzamuka imisozi kugira gute, hari gihe tubyibaza, ariko tuvuga ngo Mana tubabarire. N'Abisirayeli bageze mfatse Imana kubera iki ibintu bizarangira ryari, ariko bakavuga ngo Imana igira gute utubabarire, kuko mwuka w'Imana utuganiriza, inyenyeri y'Imana iyo mwuka w'Imana utuganiriza akatubwira ngo ibi mwakoze sibyo bantu b'Imana nukuri ari 2000 bitarapfukamira bari David bigisenga. Dukomeje gusenga nukuri muherereye hose, mukomeze musenge mwihanganye. Cyangwa ndakuvuga ngo umukire udakijwe utubaha Imana arutwa n'umukene ariko ubaha Imana. Rero Imana ni yacu, dukomeze tubabe hafi, dukomeze tubasengere, twirize ku bwabo. Imana izagira gute, izatugirira neza kandi izabagira neza, kandi izaduhemba ko twifurije abandi byiza. Hanyuma reka tubabwiye ngo reka Vestina Dorcas tubireke yanga, ariko icyo nashaka kubaza umukozi w'Imana no kumaza atese nyuma y'iri tandukano ry'umuntu warapfungiraga bihagaze bite, mwabyumvise? Se ni ikihe kintu kigiye gukurikirwaho? Abantu babakundaga mwumvise ko mu by'ukuri nubwo bavuye hariya ahantu bagiye si habi, kandi mureke mbabwira nta kintu Imana ikorera mu gihomba. Niba Imana yemeye kitandukana n'uwabareberaga, hari impamvu nyinshi zishima Imana ishaka kugira ute gukora. Abantu benshi bazanihana bavuga ngo burya twabatekerezaga ko bigiye kurangira, ko bagiye kuzima, ubuzima bigiye kubacanga, kuririmba bigiye guhagarara. Ntago bizahagarara, bigiye gukomeza. Noneho nibagiye kuririmba bya nyabyo inyenyeri igiye kwaka, bigiye kurushaho kwaka cyane. Ngo umunsi Stefano bamuteye amabuye bamuziza kwizera no gusenga Imana, ngo nibwo arushaho kubona iby'ibihe n'ibihe, kureba mu ijuru ngo abona urugi rukingutse, ngo abona abamarayika, abona ibintu byinshi kandi byiza. Rero nabo ko bari kurushaho kubabwira ngo bagiye kuzima, niho bagiye kwaka hahandi abantu bazabifuza. Ariko nabo baba bagomba kureka ko bari kumwe n'Imana neza. David ngiye nababwiye ngo iyi message ni yabo, ntibirare ngo bavuge ngo none ngo kubera ko ngo wapi, bo bafite ibihe byo kujya gute. Imana yashaka ko basenga cyane. Niba bafataga iminsi 2 bari amasaha 2 bari gusenga, bafata amasaha 4, bafata amasaha 5 basenga, kuko Imana yashaka gukora ibishya kenze nibarangara. Ariko natwe turari kugira ngo tubafashe gusenga. Urugamba bari kurwana ntabwo bo ruboroheye. Twe rero nk'abakunzi babo twabakundaga ndetse tugakunda ibihimbano Imana yabarebahaye, turushaho kubasengera no kugira ngo barushaho nabo kugira imbaraga zo kugira ngo barushaho kunesha ibi bitero byose, kandi turari kugira ngo tubasengere. Hanyuma rero reka dufata akanya twumva ijambo ry'Imana, turaza kugaruka niko babwira ikindi kintu tuza gukurikizaho. Ariko byose nuko umurimo w'Imana ku bantu bumvise kuri Vestina Dorcas babakunda mu duco musabwa, ariko nako muri rusange turabakunda. Dukunda ibihangano byabo, dukunda ibyo bavugamo ijambo ry'Imana neza mu buryo bw'indirimbo. Bivuze ngo na abantu bafasha abantu benshi, batunuje abantu benshi bakizwa. Bivuze ngo no mpamvu tugomba kubaba hafi. Hanyuma ibisanika mu ijambo ry'Imana. Kadusomeye Yesaya 41 10 na 11. Bibiliya iravuze ngo tutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Imana ishimwe cyane. Abakugisha imbaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ntutinye, Imana iri kumwe nawe, kandi ntiwihebe Imana yawe. Ni koko Uwiteka azakurengera, kandi Uwiteka azagira gute, azagutabara.
urimo gutinya kubw'ibiho uri gucamo, urimo gutinya kubw'uburwayi, urimo gutinya kubw'amagambo, Vestina, Dorcas, nimukomere, ntimutinye kuko Uwiteka ari kumwe namwe kandi ntimwihebe. Yewe muntu udukurikiye, waba uri mu modokari, waba uri mu nzu, waba uri kuri laptop, waba uri kuri televiziyo ikurikiranye, waba uri he, ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe kandi ntiwihebe, ni Imana yawe. Tarasi bere manda, ubwo burwayi si buzakwica, ubwo bushomere ntabwo bugiye kubura inzira, ubwo uri kubona byakomeye, Imana ni umutabazi. Ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe. Wari uzi ko uri wenyine, ibyo uri gucamo wari uzi ko uri wenyine, ariko ntutinye, Yesu ari kumwe nawe. Ibyo byangombwa uri gushaka, ntutinye, Yesu ari kumwe nawe. Ubwo buzima uri gucamo bugoye, ntutinye, Yesu ari kumwe nawe kandi ntiwihebe. Imana ni Imana yawe. Imana ishimwe cyane, ni ukuri Imana izajya gutabara. Kandi abakurakariye bose uzabashaka ubabure, abagutonganya uzabona nk'ibitariho. Rero abakurakariye ni benshi, abakurwanyije ni benshi, abakubabaje ni benshi, ni ukuri uzareba iyo byaciye byose, bakurakariye bazagushaka bakubure ntibakubone. Rero Yesu ni umwami kandi Yesu ari kumwe nawe. Uhumure wongere uhumure, ukomere wongere ukomere. Data wa twese wo mu ijuru muri isoni ntago azakumwaza. Uhumure wongere uhumure, ukomere wongere gukomera kuko Uwiteka muri kumwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Akira ijambo ry'Imana kandi Imana ikugire neza, rirakureba. Uhumure ibyo gucamo byose, ni ukuri ntutinye, Yesu muri kumwe. Izo ntambara uri gucamo, ayo magambo uri gucamo, ubwo burwayi uri gucamo, mu rugo bitameze neza, Imana muri kumwe kandi ntutinye, Imana muri kumwe. Imana ishimwe. Amen. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane mukozi w'Imana ko wemeye kuza kutuganiriza, tukavuga no kuri iki kintu twavuzeho cyane cyane cyo kuba ku murimo w'Imana. Hanyuma nk'uko nasezeranyije abantu badukurikiye, ku muntu wifuza gusengana n'umukozi w'Imana, Imana kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi, niko kanya ngo dufate nimero yiwe. Nikarabona nimero yawe umukozi w'Imana. Nimero yanjye ni 0788 25 40 niyo nimero bampamagaraho, 0788 25 40 ku agataranye 250 788 25 40. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Kadusenge. Mana ndagushimiye kumvisha gusenga kwacu, ndagushimiye kudusubije, ndagushimiye ko ngiye bari abana, ndagushimiye kuko ukoze iby'imbaraga, ko umuntu wese warebye ikiganiro akagisoza hari ibyo ukoze uhimbazwe. Ngaho rero shimwe n'icyoro n'ibyo ntamuzabisangira ibihe byose. Ndagushimiye kuri Imana yo kwiringirwa kandi yo kwizera. Urakoze kuri Imana umva gusenga muri byose, ni mu izina ryawe Yesu. Amen.